ubwo duherukana mu kiganiro cyashize nari ndi kubabwira aho Imana iba. Ndabyibuka neza cyane twarebaniye hamwe aho Imana iba, ariko ku musozo w'ikiganiro byashije nababwiye ngo tuzagaruka tubabwira niki cyayiremye, niki cyabyaye Imana. Wowe uzi ko ari iki cyayiremye? Eka turebere hamwe niki cyaremye Imana cyangwa niki cyayibyawe. Ese yarabyawe cyangwa yararemwe? Engende ikitandabo PA. Ibi wumva bikurikirane kuri YouTube channel ya Dr. Stanton, ukanze subscribe tukirebanira video zitangaje kandi zisekeje. Tugeze ku cyaremye Imana. Ibi ngibi byaremye Imana byavuze ariko rero n'abantu benshi cyane bakomeye banyuze kuri iyi si ariko ntabwo bigeze bakomoza ku cyabyaye Imana. Ureke njyewe ngiye kukibabwira. Isaac Newton muramuzi cyane, ntabwo yigeze avuga ku cyabyaye Imana. Ellen G. White uriya mugore wamurikiwe ntabwo yigeze agira icyo abivugaho. Papa Francis ntabwo yigeze agira icyo abivugaho. Martin Luther ntabwo yigeze agira icyo abivugaho. No mu Rwanda mano ba Pastor Nzahare ntabwo bagize icyo babivugaho. Batojean Pastor Antoine nta kintu arabivugaho, ariko wenda ashobora kuzagira icyo abivugaho. Niki cyabyaye Imana? N'uyu Yesu Kristo twemera ntabwo yigeze atubwira niki cyabyaye Imana. Intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, ntabwo yigeze atubwira niki cyabyaye Imana. Buddha ntabwo yatubwiye niki cyabyaye Imana. Intumwa y'Imana, intumwa ya mbere Paulo ariko mu nyandiko z'ubwiru zikomeye cyane zigaragaza uburyo ijambo word nino rikomeye cyane, uburyo ari ikintu kinini kigari Imana yaba yarakoresheje. Hari n'inyandiko ziri muri Bible zigaragaza ko Imana ari ijambo. Mbere na mbere habayeho ijambo. Icyo rero kikaba ari ikintu gishobora gushingwa hagati n'abantu benshi cyane bavuga ko Imana yabyawe n'ijambo. Nta kintu yavuze ku cyabyaye Imana. Mutagatifu Mama Teresa na bandi benshi cyane banyuze kuri isi bakomeye nta kintu babikomojeho. Eka umunsi wa none tubabwiriye niki rero cyabyaye Imana. Mu nyandiko zanditswe n'idini y'Abazen, Karl Marx yizereragamo, nawe akagira inyandiko abyandikaho. Osho umuhinde wari waramurikiwe, umufilosofa ukomeye cyane wari nyoza mu kuvugira mu hamwe, agira nawe icyo abivugaho. Ni nawe watubwiye niki cyabyaye Imana tugiye kubabwira nonaha. Ushowe agira ati habaye umuntu ararele yariya muri Egypt hafi yariya Redes, iriya nyanja itukura Redes mwazi. Nuko uriya muntu yaje kubura ababyeyi bombi, bamuhaga buri kimwe. Habuze ababyeyi bombi, yasigaye muri Adonis mu bwiguge bukabije. Nawe atakira ibibazo bye, nawe abwira ikibi cyamubayeho. Uwo muntu rero avuga ko yaje kwiremera Imana kugira ngo ajye ayibwira ibibazo byiwe, kandi akizera yuko izabimukemurira. Nuko Imana yarimwe. Hanyuma y'ibyo
haje kuvumbuka abahanga bafashe icyo kintu umuntu yiremeye bakibyaza umusaruro ku bwoko bukomeye cyane, bakigishanya ubwenge n'ubuhanga ku buryo bizajya bibagirira inyungu. Nguku uko abigishije iyobokamana bibatumbagiza, ariko ababyigishwa bikabagumisha hasi. Imana rero ikaba yararemwe n'umuntu. Osho aravuga ngo ntago Imana yaremye umuntu, ahubwo umuntu niwe waremye Imana. Ntago Imana yaremye umuntu, ahubwo umuntu niwe waremye Imana, niko Osho abivuga. Rero ngayo nguko icyaremye Imana ni umuntu, ntago Imana ariyo yaremye umuntu. Njye ni H-Town tuzongera tubabwire tubagaragariza uburyo Imana ikunda Satani kuruta uko ikunda umuntu. Tubabwire Satani yatunze abahe, ibyo bizarangira gute. Njye ndi H-Town nk'uko nabibabwiye haruguru.